basi sibyo nitwarebye episode ya mbere nimubonye ukuntu birangiye Rock Entertainment Films giye kujya mbatamo umva amagambo sibyo ko ni ishyamba ariko ryabaye indoto mbi ku bantu bose umva amagambo dutangiranye bitewe n'abantu bari barimo producer ube muto cyangwa mukuru uca muri iryo shyamba uzi ko ushobora no kubura ubuzima bwawe iryo ni ishyamba ryuzuye inkozi z'ibibi abashimuta abanyaga abafata ku ngufu n'abica ku buryo n'abagira ubwoba batangiye kuritinya leta yohereje abapolisi babiri bahambaye harimo uwitwa Serge ndetse ngo n'uwitwa ngo Sipinde Kadafi ngo bajye guhagarika ubwo bugizi bwa nabi kubera muri iryo shyamba aho abandi bananiwe nuko dutangiye episode yacu ya kabiri abagabo n'ubwa mbere tubabonye boherejwe abandi bananiwe ishyamba ririmo inkozi z'ibizigiza karakajya he bohereje Serge yamuremye ndetse ngo na Sipinde Kadafi bucura nabo bazitwara katururi bazakurino makeup artist usanze neza rambo niwe yikoze Sipi Kadafi vayo bucece abandi bapolisi basa nkaho ni ubanzayo niwe boherejeyo fite ukuna byimba yineneka akingurira fan fite ukuntu yikorera utuntu twe fanda vayo famagambo basha gutega babohereje mu ishyamba nizo ndwanya ebyiri zikomeye muri polisi bahisemo ngo mugende muri iryo shyamba magari muri iryo shyamba hafu guca muri iri shyamba uzi ko ushobora no gupfa kamaru rebe gufura mutamu ngufuri we na genge yesikaitu bibisha ingufu bibira muri kaci katururi barakwiba batuje badahubuka nta kuyagara abaturage bagacaho ku mutima uvuga ati Imana imfasha ahubwo bakwiba abantu bacaho ku manywa y'ihangu ku buryo umuntu acaho avuga ati ahubwo Imana imfasha atabari nge biba tugenda umusaya turayatsindiye tugikwitamo kumbe muri iryo shyamba byumvishe dore kurino rabe umusa abaginga nibaducike za kurwanya inzego mugera umwe kwa mu gisongo Sipi Kadafi barana ubwa mbere tubabonye filime bayise ngo iki Wrath of Soldier cyangwa umujinya w'umusirikare Kadafi Pro akarimo cyane ayo ni amazina y'ibyamamare byakinnye muri iyi filime tugaruke yako nino n'indi nyubako turi irinzwe cyane mu nsheri ukageretse karinzwe bimeze bite Musa Savimbi na Karim ni byamamare gusa Musa Savimbi na Karim fata ku mavuta abose nabakinnyi b'ibyamamare ndetse bagaragaye muri iyi filime ni benshi Young Grace Mwanzikazi iyi filime nayo yigaragayemo kumbe muri icyo gipangu mindani igipangu kirinzwe bari kwereka Ruriyo Fifilaya no Karimo kwereka Ruriyo hakuni mugabo afite amaraso Jean-Marie Mikoroje Legend no Karimo cyane Sky tutwamunye bari kwereka mu gipangu tutanyemo harurimo tumba umugabo afite ukuntu akora iki afite ukuntu yikorera utuntu twe barakwereka muri iyo nzira afaho kwereka ruri mu nzira yigendera katururi kwereka ruri mu nzira agenda ujyari muri ba bantu bafashe ku ngufu muri episode ya mbere dore uwo bafatiye umugore ku ngufu aramubona wibuke
twasize mu gice cya mbere cyangwa muri episode ya mbere ashyira utumenyetso amanika amafoto y'abantu bamufatiye umugore ku ngufu, uyu nawe yari ari mu bafashe umugore ku ngufu aramukurikira. Umujinya w'umusirikare iryinyo ku rindi Adidas bikureba inyuma, barabizi bari guhigwa. Mugenzi wabo amaze gupfa hako yapfuye, arabibona yakurikiwe bimeze biti yo yakurikiwe. Kumbe hafi aho none twigarukire kuri uyu mugabo ni ubwa mbere tumubonye muri episode ya mbere. Uyu mugabo ntabwo tumuzi, ni muntu ki? Yo mva amagambo, mugabo ararinzwe ntiza akayuyuzaho ngera utwo nifasha. Amukubita isupana, iriya supana ni 17 niko bayita, abafundi barabizi. Rebe jya kuryinyo kure. Kagabo ni akagumi, kagabo hakuno wakurikiwe. Rebe filime hano hari wakurikiwe, bafashe ku ngufu umugore w'umusirikare. Bimeze bite? Bafashe ku ngufu umugore w'umusirikare baranamwica. Umusirikare atangiye kubakurikira gake gake umwe ku wundi. Mugabo agiye gutabarira igihugu kugira ngo umutekano ukomeze usugire usagambe. Abaginga bahaza ibiyobyabwenge bisigara mufatira umugore ku ngufu. Yakurikiwe arabibona, yakurikiwe itamagara atabaze. Ahamagaye nde? Kumpamagaye wa mugabo twabonye w'umugome, hamagaye Dumba. Rebe yo vukuntu cyitaba ni mayibobo, ni mayi ngo iki. Come straight to my house. Itubanguka iwanjye gitaraganya nuna, banguka iwanjye. Wa mungu bari guhiga icyo yakoze ni iki? Yahungiye ku mugabo hamagaye. Bapfana iki? Ni iki? Rebe filime isi zakunina. Hano harinzwe arabiza kurikiwe n'umusirikare uhambaye. Bamubonye amakuru ye barayazi, bafashe ku ngufu umuntu bahubutse baranamwica. Kano kahise kazana ahamagaye Dumba. Saza bimeze bite? Man ifite ibibazo. What's up? Bimeze bite? He's a soldier whose wife was N'umusirikare raped by my gang and I, man. Je n'amaniganje twamufatiye umugore ku ngufu turamwica. Kuki? Yo, man, fucking pussy, yo, bro. Nafashe umuntu ku ngufu. Yo, I didn't raise you to be a fucking Je nakureze ngo ujye wirirwiga abakobwa bagusambanye. Nakureze ngo duhigane amafaranga. Ni muri umuntu we yarese. Childish, bro. Ubwo nubukora ikimane n'ubugano uri kuzana. Urabisyo niyo gora. Go inside. Jya mu nzu. Ntiwagere gusohoka. Fucking clean this. Ibi ngibi mbigukemurira uwo mugabo mushushakire. Umuntu ushaka kwica nkwereka ukuntu ikora utuntu twanjye. Uyu nawe yashaka nino. Bimeze bite? Hakuri no bahamagaye ari kwitamo United Gene. Nanjye nago nasobanura bura filime ntangwe United Gene. Umuntu ariko arafati kabwai mu masaha y'akaruhuko afite 5,000 abayumva yafashe isi. Rebe arahamagawe. Ure filime witonze. Yes, I did manage to catch him. Ura mugabo nagora bashe kumufata wandongora uyu mugore. Hari ahantu yahungiye nabonye yarinzwe cyane. Hari amakuru abufite. Uwo mugabo arazwi cyane. Acuruza ibiyobyabwenge. Acuruza abantu. His name is Dumba. Amazina bamwita Dumba. N'umugabo wo kwitondera. Umusirikare yikanzemo. Umuntu yakurikiye ashaka kwica. Yahungiye mu gipangu kirimo umugabo udasanzwe. Ndetse uwo mugabo yivugiye ati uwo musirikare ushaka kwica petit frère. Nubwo wafashe ku ngufu nyine ari ubugoryi, ariko jya mu nzu nkwereke iki ukuntu ni nutwanjye. Kuri ku musirikare aryamye mu masaha ya ninjoro. Yana ni ninjoro nayo kumanywa. Umusirikare yaryamye nta kindi abatekereza. Tekereza Jaja umugore we wapfuye. Yagiye gutabarira igihugu. Ibikoryo bisigara bifata ku ngufu umugore biranamwica. Byahaza ibiyobyabwenge. Kuba umusirikare aryamye hari uri kuhakingura. Hari uri kuhakingura bucece nindi. Bucece gake Grace
umusirikare aryamye ari kurota umugore we bishe yaramukundaga bari bafite ubukwe yagombaga kuva ku rugamba muri icyo cyumweru bahita bakora ubukwe gatara nafasha avance y'inkwano umusirikare nta musirikare uryama ngaheze aramwumva nimba uryama ugaheze menya ko uri umusivili umusirikare aramwumva kuba atazi uyu mugabo bamwita Niyonzima Alfred masine nyakuri uyu mugabo niwe ujya uhagararira u Rwanda buri gihe mu mikino njyarugamba cyangwa se mu bintu bya akorobasi Shomundi yarari mu Buyapani ahagarariye igihugu aramwumva nagara umusibi do kacinjira rebe punch do mwicanyi grass mwicanyi boyerejan aramuniga kamuniga kanigara kazamura refirme aramutendeka no bamutumye unga mwice nimwe namubona ariko mbona byakomeye urayimbunda refirme ninda kwereje ngo unyice kwica twe tubikora twishimisha amahitamo ari mu biganza byawe Dumba bonye bagiye kumwica ne wanyohereje ejo afite ikipe bazahura bacuruzanya ibiyobyabwenge location please mugira hane ejo bazaba bari wagutumye ngo unyice bazaba ari ni Dumba wamutumye bazaba ari mu Gatsata niho bazahurira amuharuka sasu itamwica ngo bazaba ari mu Gatsata arabimenye ni filime witonze hakunino ngo Dumba ejo azaba ari mu Gatsata niho atangiye gutuma abantu ngo bicure musirikare kuko yabonye ko umusirikare ashaka mu bantu kwica arimo na murumuna we bimeze biti sorobana wakarimo cyane ni ibyamamare harimo n'amaninja hakunino ikurundi ruhande ni filime hafaho haruhari ninde fata fita akinaneko fita ukuntu arya ifoto fita ukuntu atambuka arabanza zano fita ukuntu akora utuntu tw'utumanyeri twe yipoye arabanza kingura hakunino ni filime kuramo ibikoresho bucece ari hehe uyu mugabo akorana nande nibwo tukimubona uri filime aho igikorwa kigiye kubera cyo gurira ngo cy'abacuruzi ibiyobyabwenge ndetse ariho babwiye Monster agomba kuza arabanza aramagara sinzi bahamagara ni bande ku cyombo ari zaparitse uri filime witonze ziraparika bitanu Fayo! Durakine ni kabariyo Dumba kagabo nakagome mugabo afite ukuntu akora utuntu twe yipawe yiturije n'umugome ngo nta muntu n'umwe mwiza nako nta muntu aragira neza kuva yavuka fite ukuntu atambuka yihuse cyane gendana n'igi genda tongana aje hehe uyu mugabo ari mfite umutekano uramubona ariko zakurino katururi urebe filime urebe fifirayo barihuriye urebe banza shyiraho intore leta ba selection katururi intore ziri kunywa intore urebe abasa mwe mujye kureba hakurya nimba umutekano ari tayari kumbe sniper urebe hano ari sniper twamubonye ari ku ruhande rwande urebe panya ku mutwe
ntagahusha shyiramo irindi baramubona ahantu ari bamutamo sniper spot bayibonye rebe sniper fayo bamubonye ahantu ari uyu mugabo n'ubwa mbere tumubonye nakubwiye ngo turaza gusobanukirwa kuri aka gaseri kacu arabaza arineneka ashyiramo agafimi nicanye reba filime bucece faya du mama harimo umunyu mwinshi ndikeka umunyu mwinshi bitavuyo bucece mu gace yiturije snipe uyu mugabo afite ukuntu akora utuntu twe urebe filime man ndashaka amafaranga yanjye shaka amafaranga ye ako urumungu urumukobwa I hope you get what I'm talking about. man ibyo mvuga urabizi mpibyo nshaka reba filime Boy, you a girl. That's not business. ibyo ntabwo bikureba igitsina cyanjye mwana ndashaka ibyanjye kumbe hakuri n'uwarashwe na sniper wundi yaje hano rebe sniper wangambaniye rebe bahita bitambika boss ajya inyuma boss arindwi sniper bateranije ninde wamwohereje faya ku mutwe ku mutwe bakiri muri ibyo bakizuyaza musirikare we do bacikisha boss fifiraye rebe ninja musirikare gushiduka ari kurwana wenyine ninja ziburira mu myotsi irabusa urebe pumpa ari gucika uyu sniper ninde wamwohereje nakubwiye ngo turaza gusobanukirwa tarajya kuri fashe igikoresho mu bintu agendana do rebe imwe ifi kakabona akanyamafiyeri karabanza gafite ubwibone jya guhanagura rinete arabanza arineneka kineneka bahita bamuvuna ijosi akineneka kiri mu mafiyeri batamuvuna ijosi faya mande ebyiri zirahanganye faya vigikopo faya yo kibirabaye umusirikare mbere kwica mufatiye muri umuntu we ku ngufu nako umugore we ku ngufu yabanje kwica mukuru wo muntu akurino ibyo bimaze kuba kwereka hashize iminsi undi mu bafashe ku ngufu ari hano undi mu bafashe ku ngufu ari hakurino basi nimba ugiye kunyicaniza telefone mpamagare mushiki wanjye musezere umve basi niza telefone ikintu cyo cyari kiri mu bafashe ku ngufu Number mbwira nimero 81 no gusezera famiye 078 nasimubwira 02 02 baye telefone asezera mushiki we tuvuye hakurya iriya tugaruka Dubai iyi filime ntabwo yakiniwe mu gihugu kimwe na Dubai yarahakiniwe ninde uri Dubai hari iki uwo baye telefone gahamagare arahamagaye Dubai hari yonde hari iki filime y'umwaka tarakiniwe ahantu hamwe ninde uba Dubai ninde uri Dubai mama we Regent Anita Pendo hakunino ntakorera businesses Dubai rebi basa menshi kandi abari kwitamo kandi yinywera United Gin gusa abari kunywa United Gin telefone urebe ni film mve sister mushiki wanje going to be killed. ngiye kwicwa fasha gwiki uyu aramukupa ahita
bahita bahamagara igitaraganya menye wagwana. Hello? Alo. Listen, Umva. I don't know you. Ntawoze. Bear in your mind. Bishyira mutwe wawe. Touch him. I'll kill you. And Nukora ku muvandimwe wanjye ndakwica na famille yawe nyinshi. He's dead. Ubu tuvugana ameze nk'uwapfuye riga watinze. Sasu yarabyumva barasa umuvandimwe we. Musaze baramwishe. Aramubwiye ngo numwica. Hari uwo yayisamagara. Umva amagambo. Wisamagara. Mikorojeni mama we. Pakira ibikapu byacu tugiye mu Rwanda. Musaza wanjye arishwe. Ko pakira ibikapu dusubire mu Rwanda. Musaza wanjye arishwe. Igitaraganya yahise akatisha itike y'indege. Aje mu Rwanda akimara kumenya ko musaza we ngo yishwe azarebe n'ibiki bijya mbere ka turebe filime yacu. Yahigereye kimara kumenya ko musaza we yapfuye yamanukanye na genge ye Musa Safimbi Jean-Marie Mikorojeni mama we turakine niko bageze mu Rwanda baje gushaka ninde wishe musaza wa Anita Pendo. Ibaze Anita Pendo ukuntu mumuzi. Wishe musaza we arimanukiye akazara gahagaritse amanukanye na genge ngo baje gushaka uwo musirikare ugize karakajya he ngo wishe musaza we. Biraherera hehe biragenda bite? Iyi ni episode ya 2 njyumva banyita Rocky Sirijera kuri telefone wa polisi twabonye hari amabwiriza yakiriye. Hari amabwiriza yakiriye. Ese uyu mupolisi we ahawe ayahe mabwiriza? Utazacikwa na episode zikurikira ya Rocky nk'ibisanzwe. Iyi filime uyisanga kuri EastFlix.tv wishe ibihumbi 5 byawe byonyine ukayisangiza n'abandi. Ese Serge bamuha ayahe makuru? Utazacikwa bizagenda bite? Ciao ciao.